Turabasuhuje inshuti mukurikiye televiziyo y'u Rwanda ndi Cleophas Barore. Uyu munsi dufite igitabo gishya, igitabo cyitwa Drums of Success cyangwa se ingoma zo gutsinda, sinzi uko twabyita mu Kinyarwanda. Nta nubwo ari inshingano yanjye kumenya uko turi bukite mu Kinyarwanda, ahubwo twatumiye wanditse iki gitabo kugira ngo abaganirire turusheho gusobanukirwa neza icyatumye afata umwanya akandika, kandi umwanya hari abandi bawise amafaranga. Ubwo rero yashoyemo amafaranga arandika, afite rero icyo yavugaga, afite nabo yabwiraga, afite n'impamvu yatekereje kwita igitabo iri zina. Nkuko nta muntu wapfa kwitwa izina gutyo gusa, burya n'izina ry'igitabo riba rifite icyo rishatse kuvuga. Turaha ikaze rero nyiri kwandika iki gitabo, akaba ari umudamu n'umugore. Ntabwo navuga muri societe yacu ntibimenyerewe cyane ko abagore bandika, ariko nabo muri iyi minsi, muri iki kinyejana barandika, kandi bafite ibyo bandika umuntu asoma akumva rwose hari intambwe ikomeye cyane yatewe no kuri urwo ruhande. Ikaze rero Asumuta Happy Mwagarwa, igitabo cyawe wakise kuriya Drums of Success. Bwira bakuri iki kiganiro amavu n'amavuko y'iri zina. Igitabo nakise Drums of Success. Ndahera ku ijambo success rivuga intsinzi. Nuko igitabo icyo kigamijwe no kugira ngo abwire abantu ko hari ibyo bifitemo bashobora gukoresha bikabageza ku ntsinzi. Turaza kubivugaho umwanya muremure. Guhitamo drums nuko natekereje ku bantu babiri iki gitabo kireba. Tekereje abantu batoya ari bo nyine bagishakisha inzira bacamo kugira ngo bagere kuri iyo ntsinzi, ariko kandi nk'umunyafrika ntekereza ku banyafrika. Nshaka ijambo rizakurura amaso y'abo bantu. Ntekereza yuko abantu bo muri Afrika iyo twageze ku byo tugeraho tukanezerwa, tugakora ibirori, turabyina, tukakubita ingoma. Ndavuga nti nishyiramo Drums of Success bivuga za ngoma abantu bavuza, bizakurura umunyafrika, bizakurura n'wa muntu muto nyine ushobora no guhamiriza. Niyo mpamvu nahisemo iri zina. Hanyuma rero mu gitabo uvugamo ibintu binyuranye, ariko ukibanda cyane cyane kuri success, gutsinda, ubutsinzi, kugera ku cyo watekerezaga. Kuki iyo nsanganyamatsiko ariyo yagukuruye? Igitabo kivuga kuri success, ariko hari byinshi bishobora kugeza kuri success. Icyo nibandaho ni uburyo wakoresha ubushobozi bwawe bwo guhanga udushya. Potentiality ufite, amasiye de creativity cyangwa se creative potential ufite, washyira mu bikorwa ugahanga utuntu, noneho tukaza kugeza ku ntsinzi. So amagambo abiri y'ingenzi ni creativity, irindi ni success. Nabikuye hehe? Ibyo uvuze ni ukuri. Ndi mu gihugu kivuga intsinzi, ndi mu gihugu cyabayemo amateka menshi yatumye abantu bibaza ku buzima bwabo, habamo ababaye imfubyi, habamo ababaye abapfakazi, bavuga bati ntabwo ndiho ariko ngomba kubaho neza birenze uko ndiho uyu munsi. Batangira kugerageza byinshi. Hari inkuru mvugamo nizo mu muryango wanjye wihariye, mvugamo umubyeyi wanjye nawe wari ubaye umupfakazi, mvugamo iza musaza wanjye wari ubaye imfubyi. Bagerageje bagakoresha bwa bushobozi bagahanga udushya. Hari n'abandi benshi batandukanye. So iyo ni impamvu imwe, ariko indi mpamvu ya kabiri nanone ni akazi kanjye. Nkora ibijyanye n'imicungire y'abakozi, nkagira inama ibigo organizations
uko babona abantu bafite talents bakaziteza imbere nyine kugira ngo bifashe ibyo bigo, ariko nkanagira inama n'abantu ubwabo uburyo bakoresha za mpano bifitemo kugira ngo bagire career success, batera imbere mu mirimo bariho barakora. So urumva muri ako kazi rero mpuramo n'abantu benshi nanone bagiye tuganira, nkaza kubona ko hari inzira umuntu acamo akaza kugera kuri ya success, kuri ya ntsinzi. Niyo mpamvu igitabo mvuga intambwe 10 watera ngo ubushobozi bufitemo bwo guhanga udushya ububyaze intsinzi. Muri buri muntu wemera ko harimo ubwo bushobozi cyane. Ubikura he iyo myemerere? Muri izo ntambwe ntangira n'intambwe ya mbere nyine kubwira ngo ese niki gituma ahubwo utanatekereza ko ubwo bushobozi bufite. Banze wirebe wowe. Hari byinshi wenda ntituri bujye muri byose mvuga mu gitabo, ariko hari ibyo twabwiwe turi abana, hari uko twarezwe turi abana, byatubwiraga ngo ntiwemerewe gukora ikintu, wakora ikintu, wagira gute, tugera aho ngaho twumva ntitwaba abo turi bo. Noneho turifunga, duhitamo kuba uko abandi babishaka. Tugeze mu mashuri ku ntambwe ya kabiri mbabwira abantu ngo menya mental abilities zawe. Tugeze mu mashuri bamwe baba ba mbere, abandi baba ba nyuma, abandi bikabananira kubera yuko ubwoko bw'ubwenge bwitabwagaho atari bwo twese dufite. Mu gitabo mvuga ubushakashatsi bwakozwe n'umugabo witwa Howard Gardner wagaragaje ko habaho amoko menshi y'ubwenge. Mvuga amoko 8 mental abilities. Hari abashoboye imibare, logical reasoning, hari abashoboye gukina n'amagambo yaba ari ayanditse yaba aravuze, hari abashoboye kureba ibishushanyo, kureba ibiboneshwa amaso, hari abashoboye iby'ingufu. Buryo tubona abakina nk'umupira dutekereza ko ari amaguru akoresha, ariko burya akoresha ubwonko, kuko ubwonko n'abandi babyina umuziki burya ni ubwonko. Ubwo rero hariho ubwoko bwinshi bw'ubwenge, ariko tutabwiwe turi batoya, twaza gusanga tutarimo abandi ba mbere tugacika intege. Nge ntabwo byashoboka, nge byarananiye, nge sinabira. Ariko sinawe ubyibwira gusa, nibwira ko n'abarimu babaga babivuga, n'ababyeyi bakabikubwira. Yananiwe ishuri uriya we rwose nuko nta kundi bya. Ariko mu buhamya bwawe utanga muri iki gitabo wivugira ko wowe wari muri abo b'imbere ndetse 3 ba mbere, kandi ko ari wowe ari n'ababyeyi babyishimiraga, ariko ukavuga uti gushushanya byari byarananiye cyane, byaranyihishe. byari byarananiye mvuga uwo twiganaga. We wabishoboraga, ariko nijye wabaga uwa mbere. Nubwo nawe atari ananiwe ibindi nabyo yarabishoboraga, ariko nkabimurusha. Byagera mu gushushanya nashyizemo ngo 40% kugira ngo byumvikane, ariko nagiraga 2/5 niyo bagiraga icyo gihe, wakagira 5/5. nkarira birananira pe. Ariko noneho mvugamo n'urugero rwa musaza wanjye ko wabaga wabaye uwa mbere, wabagurizwa n'iki ko washaka kuzuza ibintu byose? Uri perfectionist? Sinzi niba ari ukuba perfectioniste, ahubwo nuko nakuze mu isi ishyiraho uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, itareba ko twese dutandukanye. Umwe ashobora kuba uwa mbere muri icyo, undi akaba uwa mbere mu kindi. Nakuze mu isi ishyiraho uwa mbere, uwa mbere muri byose. Noneho rero numva ko ngomba kuba uwa mbere mu bintu ibyo ari byo byose. Kumva rero ko hari ahantu ntabaye uwa mbere byarambabazaga. Nkaho nari numvaga nyine ngomba gushimisha ababyeyi, kuko icyo basabaga no kuba uwa mbere. Urashaka kusoma iki gitabo mu gusesengura nk'icyo ngicyo uvuze, kuko muri rusange ubajije abantu baravuga ngo uwa mbere nindi, bakibwa ko ari n'uwa mbere muri byose. Yagera no mu kazi ugasanga hari ibyo adashoboye kandi yabaga uwa mbere. Urashaka kusoma iki gitabo akuramo iki rero? Icyo nshaka umuntu asoma iki gitabo, ni nabwo butumwa ntanga no mwenda no mu bindi nandika byose, cyangwa se mu byo mvuga nabo tuganira mu kazi kanjye, nuko twese turatandukanye, twese turi unique.
icyo usoma igitabo nshaka ko akora ni ukugira ngo we yimenyewe ninde, noneho ariko ya uniqueness yawe bya bindi wifitemo ushobora kuba bifite tukabyemera ko twese ubifite cyangwa se ntitunabimenye ko ufite kutabitweretse, noneho aba ari byo ushyira aba ari byo ushyira mu bikorwa bukaza kugira icyo bitanga. Ntabwo ari ngombwa ko mba kanaka cyangwa ngo we abe ngewe ngomba kuba ngewe ari ubwo nkadekuvura ibyo nifitemo nkanje. Ninde wakubereye icyitegererezo mu buzima bwawe cyatumye noneho wowe wivumburamo ubwo bushobozi uyu munsi ukaba ushaka kubwigisha abandi? Hari abantu benshi bambereye icyitegererezo, hari abo nandikaho nawe ntandikaho, ariko buryo ababyeyi bagira uruhare rukomeye cyane. Uretse wenda muri acknowledgement mvuga kuri papa wanjye, ariko papa yambereye icyitegererezo nubwo twabanye igihe gitoya kugeza aho ngize imyaka 15. Igihe namuboneye ibyo yarashoboye byinshi bitandukanye, cyane cyane nk'iby'indimi nibyo yarashoboye cyane, byinshi cyane yavugaga n'akazi yakoraga, no kubihuza naho yakuriye, aho yakuriye muri kondisiyo zigoye, na n'ubu nabo bakoranye mbona bakiri muri izo kondisiyo zigoye. Buri gihe nagumye nibaza ngo niki yaba yarakoze cyamugejeje aho ngaho. Undi wa kabiri ni mama wanjye, yahoze ari umwarimu wa primaire mu mashuri abanza. Ageze ku mwana wa 4 ngendo wa 6, papa aramubwira ati hagarika akazi underera abana. Noneho arapfakara. Ikintu yari afite cyonyine umva yafakaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, byari nta kindi kintu yari afite, uko umuntu yagendaga akajyana n'imitungo, babicaga abantu bako bakatwara n'imitungo. Icyo yabonye iruhande rwe ni indabyo ze yanakundaga ariko atacuruzaga, abarizo ashyiramo azikoramo ubucuruzi bw'indabyo. Ikindi yabonye nuko yakundaga kuririmba, agakunda kubyina. Twese dushyira mu matorero turabyina, turiga. Uyu munsi happy ndahangaha kubera ko mama wanjye atabaye umupfakazi urira gusa, ahubwo yabaye umupfakazi ubabara. Yabyuka mu gitondo akafata ururabo ajya gushaka igishanga ahingamo indabyo, agatwara izo ndabo, ndiga ndakura. Uwo yaranyigishije. Hari benshi mvuga mu gitabo, abo twahuye mu kazi, mvugamo no musaza wanjye, hari benshi mvuga mu gitabo bagiye banyigisha. Kuvuga umuntu umwe bishobora kugorana kuko mu buzima duhora n'umuntu twigisha buri gihe. Musaza wawe ariko ukamuvugaho ko ubwo yababwiraga ko yumva atagishaka gukomeza za kaminuza, ahubwo hari ibindi yumva ashaka kujya gukora, ntiwabyakiriye? Ntago nabyakiriye. Kubera iki? Kubera cyane cyane papa nababwiye ko kugira ngo ave muri bwa bukene yakuriyemo, we icyamufashije icyo yibanzeho ni ukwiga. Ndi umwana ndibuka za nkuru abavyeyi batubwiraga yigira ku gatadoa, yiga yavomye. Icyamufashije ni ukwiga kugira ngo bazave mu giturage aho bavukaga. Nge navukiye mu mujyi, dukurire mu mujyi, ni ukubera kwiga. Na mama wakoraga bya bindi byose yabikoraga tubwira ati mujye ku ishuri. So ni inzira iganisha kuri ya nsinzi nge nari nzi no kwiga. Nanabonaga ngewe naratangiye no kuyisengera kuko icyo gihe we ko ndamurusha imyaka igera muri 7, ngewe nari naratangiye gukorera amafaranga, ahubwo ntondo ndakorana n'ikiciro cya maîtrise ni cya gatatu cya kaminuza. Urumva rero nabonaga ko hagiye gusigara. Ariko rero nyuma nkuko mbivuga mu gitabo nza gusanga atari byo, naribeshyaga. Ariko hari abatari busoma iki gitabo bakuriki iki kiganiro, babwire muri make ni gute yakweretse ko atibeshyaga? Icyo gihe yavuze ko atashaka kujya muri universite, dukora inama tumwemeza ko akwiye kujya muri universite, tumuha ubufasha bwose bwashoboraga kubaho kugira ngo ajyeyo. Abishaka atabishaka yagombaga kujyayo. Ajyayo aratwumvira,
mwamukoreye inama y'umuryango? Byari ngombwa ko ajya kwiga, nta kundi kuntu byagombaga kugenda, kandi twabikoraga tunashima no gushushanya kwe. Wenda kugira ngo nanabyumvishe n'abatwumva, yatangiye gushushanya afite imyaka 15, bageze ku gihe cyo kujya muri university n'ubu ndasanzwe ashushanya. Atangira muri bwa buzima twari turimo, nubwo butari bubi cyane ariko ntabwo twari kwita kuri ibyo byo gushushanya. Ikintu yakoresheje ni ivumbi ry'apandi ivumbi, umukungugu na nizitiro abamama bisiga ku maso. Atangira gushushanyisha ibyo ngibyo kuko atarashoboye kugura izi pens. Noneho rero akajya shushanya, akajyana mu bugi, akaza bakamuha udufaranga dukeya, akaza akagura ipantaro, akagera gute. Icyo gihe rero ndiho ndakora maîtrise, yarageze mu wa 2 niba ari bukande zageze mu wa 2 none wa university aranyandikira, arambwira ati byananiye ndivuyemo. Haraho mu gitabo ndabisobanura ko ibyo nigaga n'ubushakashatsi nari ndiho ndakora byari bimaze kunyereka ko abantu bafite ubwenge butandukanye, ariko kandi icyari gitumye nanone nananirwa no kwiga nubwo yari yabitwemereye nuko yari yaratangiye kugenda amahanga menshi. Yaramaze kujya iyo za Burayi, yaramaze kujya mu Bushinwa, yaramaze kujya mu Burayi, ino yagiye mu Bwongereza no mu Budage. Ajyanywe n'iki? Ajyanywe no gushushanya. Ntago yaragikoresha umukungugu ni natiro, yaragihese gakoresha pensi. N'ubu ngubu baracyahari, arashushanya birenze, amaze kujya mu bihugu byinshi. Akazi nkora kanyemerera kugenda cyane, ariko ngira ngo hari ibyo byinshi ajyamo ntange ntaranakandagiramo. Ajyanywe n'akakaza ntaragera hahandi bitangaza, ariko nk'umusore w'urugero rwe, ubucura bw'iwacu twakakwiye kuba tunareberera, ntabwo tumureberera. Namuhamagara akangurira icupa. N'urugero rwo gutangaje. Nshuti mukurikiye iki kiganiro, murabyumva mu kwandika iki gitabo Drums of Success, umwagarwa aragira ati burya muri buri muntu harimo ubushobozi bwashobora kumugeza aho yifuza kugera. Ikibazo ni ukumenya kubwo bushobozi bukurimo. Ikibazo ni ukumenya inzira wanyuramo kugira ngo bwa bushobozi bukurimo ububyaze umusaruro. Araduha mu gitabo cye ubuhamya bw'umukecuru we, bw'umubyeyi we, kamwe kumwita umukecuru. Araduha ubuhamya bwa musaza we n'abandi. Ariko wowe ukurikira iki kiganiro, birashoboka ko wamubaza uti ubu nkanjye nabwirwa n'iki ko nifite mu bushobozi? Happy, umuntu ukurikiye iki kiganiro yabwirwa n'iki ko afite ubwo bushobozi? Hari ibikorwa byinshi, hari ibyo abahanga bazanye byinshi byo kugira ngo dufashe tumenye mental abilities, kuko mvuga ibintu bitatu wenda kugira ngo byorohe. Mvuga mental, ubwenge bwawe, apana ubumenyi kuko ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Nkavuga personality yawe, imyitwarire n'imitekerereze yawe. Noneho nkanavuga na motivation factors. Ibyo bintu bitatu nibyo biguha bwa bushobozi. Mvuga ngo ufite ubwenge ukabwongeraho personality, hanyuma bikaza gukubwa byose na motivation. Mu gitabo mbafasha kugenda bamenya ibyo ngibyo. Hariho uburyo bwashyizweho n'abahanga, ujya wumva za test bakoresha, nizo ngizo nanjye nakoze mu bushakashatsi dukoresha mu kazi kugira ngo tubone abakozi. Nizifasha kugira ngo umuntu abe yakwimenya. Ariko nkavuga ngo burya nazo hari ubwo ziba zarakozwe n'abantu bareba kuri wa murongo umwe w'uko umuntu akwiye kubamenya. Ariko umuntu we yisuzumye, ndabivuga mu gitabo nkatanga bullets zitandukanye. Ibuka bya bintu ukora cyangwa se wakoze ukiri na mutoya, ukumva biraza byoroshye. Nk'uwo washushanyaga turi muri primaire, si ukubera ko hari undi muntu wari warabimwigishije, ahubwo byari bimurimo
kandi ngewe ntibimbemo. Hari ukubwira ati ngiye kuva na kera nahoraga mbyinira nkabyinira abashyitsi nkagira gute. Hari ukubwira ati twaze tuvugana ko kwandika, ngewe nakundaga kwandika, umuntu wese agashaka kumwandikira nkandika. Ibuka bya bintu wagiye ukora bikaza byoroshye. Niba ibyo bintu utarimo uranabibona, tangira uyu munsi wihe amahirwe yo kumenya byinshi. Abana mu giturage kenshi mu myaka runaka bakunda gukina bakora imodoka mu bikenyeri cyane. Hari abazikora mu mikwege. Uvuze ko musaza we yakundaga gushushanya, sinzi urwego yari yahereyeho ashushanya. Nk'abo bantu baba bafite utuntu bakunze kandi wabigenzura ugasanga bifitemo ya creativity, kwa kuvumbura bwabo bwenge, ubumenyi bwo buza nyuma mugani uko wabivuze. Buri hase nabo babihera kuri utwo tuntu bafite ubafasha. Bafite ubafasha. Sinzi abana uri uravuga imyaka yabo bana ntabwo turavuga. Uribuka ko no mu gitabo ko waragisomye hari aho mbwira ababyeyi icyo ababyeyi bagomba gukora. Ababyeyi mbabwira nti mureka abana agenda akine n'amazi, agenda akine n'ibyondo, akine n'umucanga, akora izo modoka, akora imbabura. Abana b'iki gihe mbona baragoyewe, twe twarabikoze ariko b'iki gihe cyane abo mu mujyi televiziyo bicaraho abikore, bituma nawe yidekuvura. Niba unafite n'ubushobozi bwo kumujyana aho yiga siporo, aho yiga imiziki, ibyo byose abimenye. Tugaruke noneho kubigiye hejuru, urubyiruko ruri mu myaka 17, 18, 10 ihe umwanya wo kugerageza kwiga ibintu byinshi. Noneho niba ugeze n'ahantu ko gukora akantu kavuga kanuzi kuzi nagahisi, abenshi duhagarikwa no kugira ngo tubanze tukagire uko isi gashaka, tukibagirwa yuko wa wundi wageze aho agakora Benz uko tuyizi uyu munsi, hari imodoka nyinshi zisha abantu. Ibyo nizo bagaragaza bakiragaho amarobo bazigerageza. Usomye kuri imodoka zateye imbere wumva uko abantu bagiye intuza barabakoze Wright Brothers bakoze indege ya mbere. Iyo bakoze uyu munsi n'izi za Boeing tubona uyu munsi nta sano bifitanye. Ikiza nuko ugira icyo utangira ukagishyira hariya. Abantu benshi ubona haramvuga creativity killers kuri step ya 8 ko urwana nazo, bazakubwira batari ko ntago ari uko bandika igitabo ubundi kigomba kuba kimeze gutyo na gutyo. Ariko ntibari kukubwira kitasohotse, ubwo ku cya kabiri uzabikosora. Ntabwo ari uko baririmba, ntabwo uwanga kubumva, ariko ubikore. So icyo message mpabo bantu batoya no kubabwira ngo ihe kwimenya, amahirwe yo kwimenya. Uzamenya icyo ushoboye ariko udakunda, kuko nabyo bibaho. Cyangwa umenye icyo ukunda ariko udashoboye, ariko ushaka cya kindi gifite ya intersection, icyo ushoboye kandi unakunda, icyo giteza imbere. Uyu munsi uko utangiye kiza kitari so good, nyuma kikaba good, kikazaba great, kikazagenda cyegera excellence. None Happy, ko muri iki gitabo hari ahantu utinda cyane ku bufatanye, interconnectivity y'abantu. Tukaba turi mu isi ya nyamwigendaho. Ibi bintu byombura bihuza uti? Ndanabihuza cyane, ahubwo ndanabihuza cyane. Isi kubera ko ari na nyamwigendaho, ni nabyo ahubwo bizara n'ubufatanye. Wavuga uti ibyo bihuriye hehe? Kandi nta muntu numwe wishoboye nubwo turi ba nyamwigendaho, ariko buri wese ashaka inyungu ze bwite. Ntawe ukugurira to do you a favor, kugira ngo akugirire neza. Abantu bakugurira kubera ko bashaka ko bya bindi byawe bibagirira akamaro kugera ku byabo. Ntawe uguha akazi nk'abo dukoresha kugira ngo agufashe, aguha akazi kuko bifite icyo bimugeraho. Yewe n'uguhe yamfashanyo twita ngo ni imfashanyo,
bishobora kuba bifite icyo bimugezaho, byaba ari ikintu kiri materiel ariko byaba ari n'ibimufasha kujya mu ijuru, kubera ko bavuga agomba gufasha abantu kujya mu ijuru, avuga turabe nimufasha kuko rya juru nzarijyamo, byaba ari bimukemurira ikibazo afite kiri emotional, ariko umuntu agukorera ikintu kugira ngo agire icyo ageraho. Noneho rero icyo mbwira urubyiruko bivuga kuri step, mvuga kuri strategies, aho mvuga networking. Menya ba bantu bose bashobora kuba bakunze ibyo ukunda, muhuje interest, cyangwa se bakubera aba consumers b'ibyo washyize hanze, cyangwa baguproducinga, baguhereza ibyo ukeneye muri production yawe. Nunajyayo ubona ko iyo mvuga kuri networking imbitandukanye na bya ndi umuntu agenda ashaka za business cards yahamagara abantu gusa, ndabisobanura nkakubwira ngo byayo kugira ngo utange utange ya service, abantu babone ko you have something to communicate, you have something to offer. Noneho iyo bashatse kugira ngo cya kintu bagikurikire kiza nawe bikakugirira akamaro. Hanyuma muri iki gitabo ngira ngo ni ku ipaje ya 76 ugereranya aho u Rwanda rugeze kwihesha agaciro n'icyo wise dream americain, inzozi z'abanyamerika. Wari ushatse kuvuga iki hapi? U Rwanda American dream. America, abanyamerika baciye mu byo baciyemo, no bakiyemeza kugira ngo igihugu cyabo kibe igihugu kimwe. Ndavuga kimwe bango nta numwe usigaye inyuma. Uziko niba hariho igihugu gifite intuza demographics z'abantu batandukanye, yaba ari kuri races, yaba ari kuri cultures, yaba ari kuri religions, yaba ari n'imiterere, uruhurirane rw'abantu ni USA. Noneho ariko akavuga bati twese tugomba gukorera hamwe. Nyuma noneho muri za 59 muri za 50 na kangahe 60 na kangahe haza kuziramo na bino bya racism. Uribuka ijambo rya Martin Luther King avuga I have a dream. So muri Amerika rero bavuze American dream, bavuga ko ari nk'igihugu ushobora kukuramo bya bindi byiza mukaza kugera ku gihugu cyateye imbere, cyabaye cya mbere, ari wowe nk'umuntu kiteza imbere n'igihugu kigatera imbere. Abanyarwanda rero, abanyarwanda mbivugamo mu gitabo, bagiye kwisanga basanga barimo ibice bitandukanye, bitari nk'ibyo byo muri Amerika by'uruvange cyagerwamo, ko ndavuga bitandukanye ariko bihuje intego yo kuvuga ngo twese tugomba kubaho. Mvuga ko hari nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, harabisanze ari imfubyi, harabisanze ari abapfakazi, hari abandi bavuze bati wenda se sinabaye n'imfubyi, sinabaye n'umupfakazi ariko cyangwa umupfakari ariko nabonaga ko naringiye gupfa, none dore ndiho ndacyahari. Hakabaho n'abandi babaye mu bindi bihugu bititwaga ibyabo, ariko nabo bati nabera mbaye ahantu batanyita umunyamahanga. Abo bose intego bari bafite bavuga ngo igihe noneho niki, n'amahirwe ya kabiri mpawe yo kubaho, ngomba kubaho kandi nkabaho neza. Abandi bati nibwo nagera mu gihugu noneho nemere gukora ibyo nshaka, nkiteza imbere, nta kintega nk'ibyantegaga muri ibyo bihugu narindimo. Hari aho mvuga uburyo benshi bahise bajya mu mashuri, warabibonye abantu baramanuka, ndibuka amatagisi avuga Erika tugende, ibyo yari ishuri riracyahari ryigenga, abatarize bajya kuyarangiza bakomeza amashuri. Tuza kugera ariko ahantu noneho hariho nabiga ariko ntibabona akazi, ariko intego iracyari yayindi. Uribuka bacize ku icuma bavuga bati duharanire kubaho, iyi ntego ari yayindi. N'uyu munsi iyo witegereje abanyarwanda benshi
wowe ubikora murabimenyereye baba ndi mwajya gukoresha ibiganiro kuri televiziyo n'uwo mu giturage abakubwira ngo navuye aha ndaha kandi ndashaka kugera aha ngaha. Ntumva uyu munsi ubutumwa bwanjye bwo kubabwira ngo yego aho ushaka kugera wahagera kandi igihe niki bihuza rero n'ibyo by'abanyamerika bavuga ngo birashoboka iyi Amerika twayigeza hana kandi uko barahageze na n'ubu ngubu barasanga n'ugiye afatanya nabo natwe twahagera nk'abantu ku giti cyabo buri wese kandi twanahagera nk'igihugu. Inshuti mwari mukurikiye iki kiganiro Assumpta Happy Umwagarwa ati kwandika sinahagaze kuko kwandika no kuganira n'abantu nkiriho rero ndacyaganira nabo. Ariko nkuko nanone muri iki gitabo Drums of Success abivuga, muri wowe harimo ubushobozi, hari ibyo ushaka kugeraho washobora, hari ibyo ushaka kugeraho utashobora, hari n'ibyo ushaka kugeraho ufite ibiguca intege. Ni wowe rero kumenya ushoboye iki, abandi bagufasha iki, ni bande, ukamenya inzira uzanyuramo, ariko nanone ibiguca intege ukabibwira ngo oya ngenda komeje kandi ashaka kugera hariya. Niba rero hari abandi babishoboye, nawe birashoboka ko wahagera. Reka tubashimire, ibihe byiza aho muri hose.